urubyiruko rwo nkuko bihora bivugwa inama ni nyinshi. Inama ni nyinshi urugamba rugeze igihe ahubwo umuntu we arasumbirizwa. Ubundi y'urubyiruko ni wowe igihugu kiba cyubakiyeho kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Tumuhikaze rero umutumirwa wacu w'umunsi mu kiganiro mbwira mu kiganiro dusanga mu kiganiro imizi. Rero umutumirwa wacu reka tumuhikaze atangire yibwira mwese muteze amatwi ikiganiro mbwira. Tuguhaye ikaze mu kiganiro mbwira dusanga mu kiganiro imizi, watangira wibwira abateze amatwi ikiganiro. Murakoze cyane. Amazina nitwa Olivier Minani, nkaba ndi umwarimu ishuri ry'imyuga rya Fadaramon TVT School iherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Ngamba kagari ka Kabuga. Arakoze cyane rero Minani Olivier, ngira ngo mubyumvise neza amazina atubwiye ko yitwa Minani Olivier. Ese Olivier, hari byinshi tugiye kubaza ku bijyanye n'ubutwari mu bantu. Ese dutangira ikiganiro wasobanurira abateze amatwi ubundi ubutwari ni iki? Urakoze cyane. Ubutwari ni igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu yakora kugira ngo byibuze atabare bagenzi be cyangwa se afashe bagenzi be mu gihe cy'amage. Hari ababyitiranya, ubundi ubutwari ntibuboneka ku rugamba gusa. Ubutwari si ibyo ku rugamba gusa, ahubwo ubutwari bunagaragarira no mu bikorwa by'abantu basanzwe. Nko muri iki gihe cya Covid, turi kurwanya icyorezo cya COVID-19, abantu benshi ntibazi gutandukanya ibikorwa bakorera bagenzi babo bigaragaza ubutwari. Uramutse ufashije mugenzi wawe, urabona hariho ibintu byaguma mu rugo, ibintu byaguma mu karere. Ufashije mugenzi wawe kubona icyo atakabonye ako kanya ukamufasha, nk'urugero mu biribwa, ubasha kumugezaho ibikoresho by'ibanze mbese atabasha kwibonera, icyo gihe nawe ubaye intwari muri ako kanya. Ariko akenshi ubutwari babuvugaga ku bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, cyane cyane mu Rwanda rwo hambere babivugaga igihe umuntu yakoraga ibikorwa by'indashyikirwa ku rugamba. Urakoze cyane. Ese Olivier, kuri wowe intwari ni muntu ki, cyangwa se ni nka muntu ki wavuga ngo uyu ni intwari? Nkuko nabivuze, umuntu wese ukora igikorwa cy'ingirakamaro ku bandi atitaye ku nyungu ze bwite, uwo muntu ni intwari. Nubwo abenshi bakunze kuvuga ko intwari iba yaritabye Imana, ahubwo n'umuntu urashobora kuba intwari mu gihe cye. Biravugwa cyane ko wenda umuntu ashobora kuba intwari ari umuntu ukuze, cyangwa se ari umuntu wenda umaze iminsi cyangwa se imyaka myinshi ku isi. Ese tubwire, ubundi ubutwari bisaba imyaka? Oya, aho ni ukwibeshya cyane. Ni ukwibeshya kuko ubutwari ntibusaba ingano y'umuntu, kuko niba mwibuka neza, nko muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari abana bagiye baba intwari bagahisha bagenzi babo. Icyo ni igikorwa cy'ubutwari. Muribuka neza ibyabereye Inyange. Inyange ubwo abacengezi babatakaga, abana bakiga mu mashuri ya segonderi banze kwitandukanya na bagenzi babo ubwo abacengezi babibasabaga. Ni ibikorwa by'ubutwari bagiye bakora. Hari n'abandi benshi cyane bagiye bagaragaza ubutwari mu gihe cy'amage. Ese Olivier, tubwire, ukurikije ukuntu z'u Rwanda rwo hambere n'ibyarangaga urwo Rwanda rwo hambere n'ubutwari bwarurangaga nyine, ni kimwe n'ubu ngubu? Ubu ngubu bwo ibikorwa by'ubutwari akenshi biri kugenda abantu batabiha agaciro cyane, kuko kera wasangaga aho umuntu yabaga ari hose yaraharaniraga kuba nyambere, kuba uwa mbere kurusha abandi. Nimba ari ku rugamba akaba yumva ari we wazi imbere mu kwimana umuntu, mu kwimana mugenzi we, akaba ari we waba nyambere mu kwivugana umwanzi. N'ubu rero kubera abantu benshi bamwe
batabyumva kimwe, baba bashaka kwikubira kwigwizaho ibintu. Ntabwo abantu benshi bashaka kwirekura ngo babe bumve ko igikorwa cy'ubutwari bagikora isaha n'isaha. Biratandukanye rero no hambere, kuko hambere umuntu wese yumvaga yaba intwari kandi mu gihe cya nyacyo. Turabaza abantu benshi, yaba abadamu, yaba abagabo, yaba abana, benshi cyane bagiye baba intwari. Ntabwo byoroshye cyane mu rubyiruko ko wenda nk'umuntu w'urubyiruko wamubasha ati se ni nkande uziho nk'intwari, cyangwa se ni nkande wafatiraho urugero w'intwari uzi ngo akubwire. Biragoye cyane ko wabona nk'umuntu ukubwira ati ngiye nk'uyu nguyu mufata nk'intwari, cyangwa se hari nk'ibi ngibi agenda akora nkabibonamo ubutwari. Ese kuri wowe ni nk'ikihe gikorwa umuntu yakora ukamufata nk'intwari? Ubundi biragoye koko kuba umuntu yagira uwo yafata nk'icyitegererezo muri ibyo bikorwa by'ubutwari, kuko burya abantu bose ntabwo bareba kimwe, nta nubwo bakunda ibintu kimwe. Ariko abantu b'ibyitegererezo bo barahari kuva na kera, yaba mu mateka yaranze igihugu cyacu kera ku ngoma y'abakoloni, muri icyo gihe cy'umwaduko w'abazungu, haba na mbere ubwami u Rwanda rucyoborwa n'abami. Hari abantu benshi bo gufatirwaho ibyitegererezo, kandi mu ngeri zose, abadamu, abagabo, abagore. Nko mu badamu hari umudamu bita Nyirarumaga. Nyirarumaga niwe wahishe umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, amuhisha munsi y'uruhu. Hari igitebo yari arimo guharuriraho uruhu, babyita yari arimo gukuraho inkuru. Inkuru ni utunyama tuba twasigaye ku ruhu barwaga. Asumbirijwe rero umwana ari kwirukanka, yari mutoya, amuhisha munsi y'uruhu, arakomeza arikorera. Ingabo zihageze bamubajije bati nta mwana ukunyuzeho, aratsemba. Aremera aramuhisha, bagera naho bamuca urutoki, aratsemba. Ni benshi rero, ni benshi. Muzi ko hari nkuriya mwami uvuze ko u Rwanda ruterwa rutera ntiruterwa, Cyilima Rujugira. Ubu nawe ni umuntu wafatirwagaho nk'icyitegererezo. Ruganzu ndabona amaze gukura, niwe mwami waguye u Rwanda, yagura ahantu hanini. Mu bami bagize akamaro twakwita abami b'imishumi, niwe mwami waguye ahantu hanini kurusha abandi. Ni nawe mwami wagabye ibitero byinshi kurusha abandi. Abantu rero b'intwari bo gufatiraho ibyitegererezo bariho, haba mu gihe cyashize cya kera cyane ku bw'abami, ndetse na n'ubu. Murazi tugeze nko muri iyi myaka, nk'ejo bundi muri za 90, General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye ingabo za FPR, ubu kugeza ubu ni intwari, kuko niwe muntu watangije urugamba rwo kubohora igihugu. N'abandi bitewe nuko iminsi igenda ishira, abantu bo gufatiraho icyitegererezo barahari benshi cyane. Tukiri aho gato, hari ikintu ngira ngo nkubaze. Hari amagambo ugiye ukoreshamo asa nk'azimije mu muco cyane nyarwanda gakondo, bamwe rero mu rubyiruko wenda batasobanukiwe. Wari uri kudusobanurira ukuntu intwari ziriho. Hari umudamu wabaye intwari ahisha umwana ugiye urugamba rwari rurimba, cyangwa se urugamba rukomeje. Hari amagambo akoreshejemo nyine ngo urugamba rusumbirijwe, n'ahandi ngo aramutsimba. Ese gusumbirizwa ku rugamba se ni iki? Ni gute uvuga ngo urugamba rusumbirijwe? Ntabwo ari urugamba rusumbirijwe aho ngaho nkosore, ahubwo urugamba rugeze igihe. Ahubwo umuntu we arasumbirizwa, ni umuntu wari usumbirijwe. Uwo mwana Ruganzu wa kabiri Ndoli, imwene Cyamatare, niwe wari indagu zari zaremeje yuko ari uzaba umwami asimbure se. Muri icyo gihe abo mu Bushi bateye u Rwanda, bararwigarurira, barenda naho bica se. Ariko kubera indagu zari zaremeje ko bagomba kumuhungishiriza ikaragwe k'Abahinda, ni hariya hirya muri Tanzania, hegeranye no mu kiri twa district ya Bugesera, baba ariho bamuhungishiriza kwa Nyirasenge Nyabunyana. Naho gusumbirizwa ku rugamba bwo ni igihe ugeraniwe, igihe mbese abo twakwita nk'abanzi bawe bagusumbirije, ni igihe baba bakwatatse mu buryo bugaragara, ndetse benda
benda kukunesha. Ese ushingiye ku ijambo ubutwari ni nk'ihe nama wagira urubyiruko rw'ubu ngubu? Urubyiruko rwo nk'uko bihora bivugwa, inama ni nyinshi, inama ni nyinshi kandi z'ingirakamaro. Ubundi y'urubyiruko ni wowe igihugu kiba cyubakiyeho, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Ibyo mwica mwumva na perezida wacu urabivuga ko urubyiruko niyo maboko y'igihugu. Nk'urubyiruko rero ubundi ubutwari butangira kare, butangira kare. Burya ngo uzaba umwana umubona kare, niko kera bajyaga baca umugani. N'uzaba intwari umubona hakiri kare, mu migirire, mu migenzereze. Niyo mpamvu rero urubyiruko rw'ubu rukwiye kwigishwa neza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, bagatozwa kubaha, bagatozwa kumvira, bagatozwa kubana neza ndetse no gufashanya. Ibyo rero babitojwe hakiri kare bikabajya mu maraso, mbese aho umuntu ari wese akumva ko ari w'igihugu gishingiyeho, ko iterambere ry'igihugu riri mu maboko ye nawe rimureba. Olivier, tugana ku musozo, hari ikindi ngira ngo nkubaze. Ese umutima w'ubutwari ni umutima ukwiye kugirwa na buri umwe, wenda tutitaye ngo umugabo, umugore, usheshe akanguhe cyangwa se urubyiruko? Ese ni umutima ukwiye kugirwa na buri umwe ku buryo buri umwe wese wamuranga? Cyane rwose. Ubundi umutima w'ubutwari si n'umutima, ubundi ntibyagakwiye no kuba umutima, ahubwo byagakwiye kuba umuco w'ubutwari ukaturanga. Mbese ibikorwa mu byo dukora, mu byo imigirire yacu yose ikarangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Aho mugenzi wawe wananiwe wowe ugakomerezaho, ibyananiye mugenzi wawe wowe ubishoboye ukamufasha. Nicyagiye bavuga ngo ushoboye afasha udashoboye, kugira ngo twese dukunde dushoboke. Niyo mpamvu rero umutima w'ubutwari numva ahubwo utakabaye umutima, ahubwo wakabaye umuco w'ubutwari. Njye nkunda kubivuga, ingeso nziza ubundi zakagombye kuranga buri wese, zakagombye kuranga buri wese ahari mu byo akora no mu migirire ya buri munsi. Umutima rero w'ubutwari wagakwiye kuturanga twese, abato, abakuru ndetse n'abasheshe akanguhe. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane.